Hello everyone, so twagarutse kwa ya YouTube channel yanyu n'ubundi tuje kuha update ku itangazo risohowe na Rwanda National Police aho rishishikariza urubyiruko rwose by'umwihariko rushonje amashuri atandatu kuba rwajoininga Rwanda National Police cyangwa se kuba narwo rwajya mu ngabo zishinzwe kurinda umutekano w'imbere mu gihugu ari bwo police. So rero mu gutangira hano hari bibazo abantu benshi bakomeje kugenda batubaza ibyo tuje gusubiza by'umwihariko nk'abantu batubazaga niba abantu basoje uyu mwaka bemerewe. Ibyo turaza kubibasobanurira. Ikindi kintu n'abantu bakomeje kubura icyo twakita nka formula cyangwa se fomu basabwe kuzajyana ibyangombwa bayujuje. Abantu bakomeje kuyibura bayujuje ibyo ariko niyo mpamvu iyo etiquette hub yabatekerejeho ikavuga ati reka tuze hano ibintu tubiganireho tubishyireho umucyo ku buryo buri muntu wese abasha kwikorera application nta kintu kimugoye. So rero tudatinze, iyi niyo etiquette hub. Niba wahageze, niba uri umubyeyi, niba uri urubyiruko, niba ufite umuntu wese waba yumva yifuza cyangwa se warigeze kumva ashaka kuba yajoininga Rwanda National Police, amahirwe nayo amenya ko ahantu hanyaho dukurikirane akantu kandi umenye tips, umenye uburyo uzagenda ukora ibi bintu kuva waprayinze kugeza bagufashe. So rero mu gusobanura ibintu turabanza gato twifashishe itangazo ryatanzwe na polisi y'u Rwanda. So hano nkuko mubireba ibiro bya komiseri ushinzwe abakozi, itangazo rigenewe abifuza kwinjira muri polisi y'u Rwanda ku rwego rw'abapolisi bato. So ubwo ni abantu bashaka kwinjira mu gipolisi ariko atari bano b'abofisiye, bano baba barangije amashuri atandatu bashaka kuba bajya mu gipolisi. So hano barakomeza ngo polisi y'u Rwanda iramenyesha abasore n'inkumi bifuza kwinjira muri polisi ku rwego rw'abofisiye bato basic police course ko bazatangira kwiyandikisha ku cyiciro cya polisi mu karere ka DPU batuyemo guhera tariki ya 14 z'ukwa 10 2025 kugeza tariki ya 7 z'ukwa 11 2025 kuva saa 2 za mu gitondo kugeza saa 1 mu minsi y'akazi. So hano murabona ko rwose Rwanda National Police gushishikariza abasore n'inkumi babyifuza, ubwo abasore n'inkumi bifuza kuba bajoininga RNP cyangwa se polisi y'u Rwanda. So itangazo hano bari kuvuga ko byatangiye kuri 14 z'ukwa 2025 bakaza bazabirangiza kuri 7 z'ukwa 10 2025. Ubona kuvuga ngo hano murabona ko ino video tuyisobanuye hakiri kare, mugende mwitegure. Murabona ko rwose hari minisitiri ushobora kuba wifuza kubaza cyangwa se wibaza ikibazo tise nanjye ibintu ndabyemera. Hano baje barabivuga munsi, ababyifuza bagomba kuba bujuje ibi bikurikira: kuba uri umunyarwanda of course, kuba afite imyaka iri hagati ya 18 na 25, ibi ni ibyo ugomba kuba wujuje, kuba ufite ubuzima buzira umuze, kuba ufite impamyabumenyi y'amashuri atandatu yisumbuye, ubwo ni AD cyangwa se diplome uko byita. So hano hantu rero gatoya hano ngo kuba ufite impamyabushobozi y'amashuri atandukanye. Hano hari abantu bakomeje kwibaza ibibazo tise n'abantu basoje 2025 ko batarabona diplome bimeze neza barabyemewe. Ibi byose turaza kubasobanurira. Icyo usabwa ni ukubana natwe kuva video itangiye kugeza irangiye uraza gusobanukirwa. So kuba ari indakemwa mu mico no mu myitwarire bigaragazwa n'icyemezo gitangwa n'inzego z'ibanze. Ubwo hano no kuzajya guhera kwa mudugudu ukazajya no ku kagari bakagusinyira icyangombwa cy'uko uri nta makina mu mico no mu myitwarire. Kuba atarigeze akatirwa n'inkiko igifungo kigeze cyangwa kirengeje amezi 6. Hano ni Kinyarwanda turabisoma twihuta kugira ngo video itaza kuba nini. Kuba atarigeze yirukanwa mu mirimo ya leta, kuba yiteguye gukorera aho ariho hose, no gukorera ahantu hose mu gihugu. So ibi ni by'umuntu muri rusange agomba kuba yujuje. So rero reka turebe niba iki noneho uzitwaza, niba iki uzajyana ugiye kwa applyinga ku kazi, ni hehe uzajyana. Reka nabyo tubanze tubinyuremo. Abujuje ibisabwa bagomba kuza kwiyandikisha bitwaje formule yujujwe neza iriho ifoto ngufi, photo passport. Hano niyo bavuze photo passport, nyamuneka ni ifoto ngufi igaragaza amatwi yombi, ugaragara neza nta rinete wambaye kandi amatwi yose agaragara. Iboneka ku rubuga rwa polisi www.police.gov.rw. So rero ahantu niho abantu bakomeje kugenda bibariza ibibazo byinshi, ibibazo bigiye bitandukanye, ngese ibiki n'ibiki, ino formula ngo ni biki. So ino formula ni formula Rwanda National Police yashyize kuri urubuga rwayo. Urahajya neza uhita uyibona, dore ngiyi dore ukuntu ibiteye gato. Ni ukuvuga ngo hano hantu handitse urabona ni Rwanda National Police Recruitment Form. Hano hantu icy'ingenzi kigomba kubona, uraza ka gafoto kagufi ka passport ugashyiraho. Ubona kuvuga ngo ni ukugenda ukifotoza agafoto kagufi. Nyaboneka wibuke umuntu azagufotora uzamujyashyireho background y'umweru, azagufotorere inyuma hariho ikintu cy'umweru kigaragaza ko neza ifoto yawe igaragara neza kandi ari wowe ucunge kamatwi agaragara neza ndetse mbese ibintu bimeze neza. Kugira ngo amahirwe niba bose barabyifuje, niba umukunda wakunze kujoininga igipolisi akazaguca. Ubwo uvuga ngo ifoto uzazitere hano na garafeze nk'ibisanzwe. Hano rero ino form bazayuzuza ni personal identification. Ubwo ni ukuvuga ko ibi ni ibikuranga muri rusange. Harimo family name, ubwo ubuhashye hano izina ry'umubyeyi, ugashyiraho surname na other name. Hano abantu bakunda kugira confusion. Ari igihe hano haba surname na other name. Ni ukuvuga ngo izina ribanza riba ari izina wenda niba nk'umuntu yitwa Maniraho Jean Paul. Ubwo ni ukuvuga ngo hano harajya Jean Paul, hano hajye Maniraho. Ready? Yes.
hano bazashyira sex, hano hashyira national identity card nk'ibisanzwe, date of birth, nyine ibintu byose byuzuye urabona ko nta bintu bigoye. Nanone hano bazandike place of birth, hano ni ahantu wavukiye na place of resistance. Hano abantu bakunda kugira confusion nk'umuntu wenda yaba yaravukiye ahantu ariko uwo muntu akaba atarimutse akaba n'ubu ariho agituye. Muri kuvuga ngo niba uzi ko ahantu utuye ariho ugituye, uraza n'ubundi hose urahashyira ibintu bibi. Niba uzi ko aho wavukiye atariho utuye, ubwo aho wavukiye urahashyira, uraza wuzuzeho ibyaho aho uri aka kanya, place of resistance bishatse kuvuga aho uri aka kanya. So reka dukomeze ku iyi fomu, physical fitness, chronic diseases. Ese hano abantu bari kukubaza ese hari n'indwara nyine ikurimo nyine n'indwara nyine usanzwe wigira mu buzima busanzwe nyine ya ndwara ibikubamo nyine itagipfa gukira. Hano bakwajeje ubwo niba we nta ndwara ugira gukonetse, urazandikeho no ubabwire ko nta ndwara ufite. Hano injury or defect, hano handi no kuvuga ngo bari kubaza niba hari imvune cyangwa se shock wigeze ugira, naho uraza ubisobanura. Niba ntayo wigeze ugira, ubwo nyine uraza naho uvuge ngo no, uvuge ko ntayo wigeze ugira. So educational background, urabona bino bintu bijya gutera nka service. Educational background naho hano urazishyiraho ikigo wizeho, from, ubwo no kuvuga ngo urashyiraho umwaka wakizemo, hano from to kugeza, ushyiraho option, ushyiraho na qualification, hanyuma ushyiraho address. Hano ndaza kwatinda cyane kuko abantu benshi hano baza gukora amakosa. So ubwo no kuvuga ngo hano niba wenda ugiye kwandika nka wenda tuvuge nize nko ku kigo cyitwa wenda nka primaire, reka manze fatire reka wenda manze fatire wenda ko nize senior 6 ahantu bita GS Runyinya. Ubwo kuvuga ngo hano ndaza ngashyira GS Runyinya. Urabizi umuntu agiye kwandika education background ahera ku mashuri navuga ko yasorejeho amanuka hasi. So hano hantu uraza wandikeho GS Runyinya, uvuge umwaka wahagiyemo, wenda niba wenda nka superieur warayitangiye uvuge ati nayitangiye wenda for example 2019 nyirangiza 2022, uvuge ubushoni wigaga. Niba warigaga wenda nka mege wenda n'urugero uzishyireho, none ushyiraho qualification card diplome, ubundi ushyiraho address y'aho hantu. Ubwo no kuvuga ngo urashyiraho hano akagari icyo kigo cyari giherereyeho, ushyireho umurenge ndetse n'intara district. Ubwo nuko nurangiza gushyiraho superieur uraza ushyireho na O-level uko nkubwiye, nurangiza gushyiraho na O-level urashyiraho na primary. So ubwo ku bantu bino bintu please biza gucanga hano ntimuze kwagira confusion, umuntu bicanga. Niyo mpamvu duhari ku bwanyu, utwandikire kuri 0790 845 kugira ngo duhite tugufasha, tukubwire ahantu wumva utibeshye cyangwa se unasubize inyuma ubanze ubirebe neza kugira ngo utaza gukora amakosa. So hano working experience for those who were employed, urumva ko hano ni abantu ni experience ufite niba warigeze ukoraho akazi. So niba warigeze ukoraho akazi hano uraza byuzuze experience ufite muri rusange, aho ushyiraho name and address of employer, aho wakoreraga, uvuge umwaka watangiyemo, aho wasorejemo, position hold, aho ahantu ushobora kuba warakoreye, reason of living n'impamvu wavuyemo muri rusange bazishyiraho. Ariko hano umuntu ntimuze kugira confusion. Niba uzi ko hano na working experience ufite, niba uzi ko nta muntu wigeze ukora ibintu byirwa biguca intege, byirwa bikuvuna, weho ubyihorere, nta kibazo rwose, nta kintu biri bwaza guhungabanya kuri application yawe. So nabi, have you ever been dismissed or asked to resign? Yes or no? If yes, please the circumstance. Hano hantu ni ukuvuga ngo ahantu muri rusange bari kukubaza ngo have you ever been in security service? If yes, state when and why. Hano hantu bari kukubaza ngo wigeze ukoraho muri security, ngo nukuvuga ngo wigeze ukora mu nzego z'umutekano. Niba warazikoze musubiza yes, unavuge ni ryari wahakoreye, when and where. Ni ryari, ni hehe, uvuga icyo gihe wahakoreye. So ariko hano journalist yanisimutsemo gato, hano bari kukuvuga ngo have you ever been dismissed or asked to sign? Yes or no? If yes, please the circumstance. Hano kuvuga ngo hano hari nk'amahirwe wigeze gukora cyangwa se nk'akazi wigeze kubura, cyangwa se wigeze kuba watakaza, cyangwa se nk'amasezerano wakoze wagize kuba tunavuga ngo nk'amasezerano warisayininze cyangwa se wongeye ugasinya ukayikuramo. Niba rero hari ibyo wakoze ushyireho yes, utange n'impamvu. Ariko ndakeka mwese ibi ku bantu basoje senior 6, yego harimo wenda barigeze bakora mu nzego z'umutekano, ariko abenshi hano murashyiraho no. So all document requested will be submitted to Department of Training Officer. Ubona kuvuga ngo zino document zose ari document ngiye kubereka by'umwihariko n'iyi ngiyi turi kurebaho ya fomo. Ino fomo ni ingenzi, mugomba kuzagira mwayujuje neza please, mugomba kugenda mwayujuje neza, iteguye neza, imeze neza kugira ngo ibintu bizagende neza. Hano urazishyiraho hobbies and interest. Hano ubwo urumva ni ibintu muri rusange wikundira mu buzima busanzwe, ibintu ukunda urazishyiraho. Please give detail hobbies or already interested you may have. Urumva ngo urazishyiraho ibyo ukunda ndetse n'imikino usanzwe ukina muri rusange, uraza ubyuzuzeho hano.
hano nk'ibisanzwe urashyiraho reference baba ari abantu bakuze byibuze batatu, urashyiraho amazina yabo, name, address and telephone, bwana urashyiraho phone zabo ndetse na status muri rusange n'ibyo bakora cyangwa se na position barimo aka kanya. So noneho urashyiraho supplementary detail. Please use this space to record any other information which you consider relevant language speech. Hano gushyiraho noneho andi makuru yerekeranye n'indi mivuga special skill cyangwa se ubundi bumenyi bwihariye waba ufite cyangwa se experience. So hano hantu mu gusoza baraza bakavuga ngo certify that the statement made on this application form or strictly accurate in every detail. I have not wantingly withheld any information which may be disadvantage in this application. I agree engaged to accept all rules and regulation of Rwanda National Police. No kuvuga ngo hano muri rusange no gushyiraho amazina yawe, ugashyiraho n'amatariki ndetse na sinya yemeza ko amakuru utanze hejuru ndetse na rules na regulation ngo n'amategeko n'amabwiriza ya Rwanda National Police byujuje. So muri rusange iby'iyi Google form yoyo nani iby'iyi form muzagenda mwitwaje muri document zanyu, navuga ko ari ibingibi muri rusange mugomba kubyuzuza. Bibutsa ko nyine muraza kubona nimero hasi rwose umuntu biri bwacange, nta mpamvu niba uri umukunzi wari Etiquette Hub, niba uri umwe mu bagize umuryango w'abantu bakoze subscribe kuri Etiquette Hub, nta mpamvu kugira ngo ukore amakosa. Bose twandikiye kuri 0975 kugira ngo tugufashe ibintu bigende neza nk'uko natwe tuba tubyifuza. So rero reka dukomeze itangazo ryacu muri rusange akakara gacemo kugira ngo by'umwihariko mbasobanurire kuri no formule yujujwe neza iriho ifoto ngufi please na foto passport iboneka ku rubuga rwa polisi. Ubwo nuvuga ngo ni iriya form muri rusange mberetse. Ubwo nuvuga ngo ku muntu ari gaze kubona atayibona, atabona uko ari kwireba, atayifite access, nanyandikiye kuri 0795 kugira ngo mpite mufasha, mpite nyimwohereza kuri WhatsApp, nanyandikira mpite nyimuha rwose ibintu bigende neza. So iriya rero ni form mbere na mbere uzagenda witwaje mu byangombwa byawe. Twari tugikomeje photocopy y'indangamuntu please, ugomba gufotoza indangamuntu yawe neza nayo ukazayijyana muri document zabo ufite. Photocopy y'impamyabumenyi. Urumva ngo hano muri rusange ni kugenda bashyizeho diploma, kugenda bashyizeho photocopy ya diploma yawe, ariho nkomeza no kugenda mbabwira ko hano hari abantu bibajije ikibazo, hari abantu bibajije ikibazo gato yabukireka. Hari umuntu abonye yakibajije ku rubuga rwa Nuze, hari umuntu abonye yakibajije ku rubuga rwa polisi niho nagikuye. So hano hantu muri rusange uno muntu yaje arabaza. Murakoze cyane kugaya mahirwe, gusa nashakaga kubaza ko ku bantu twize TVET diplome zacu zikaba zitarasohoka. Ubwo muri rusange ashaka kuvuga abantu bize TVET ndetse n'abantu diplome zabo zitarasohoka basoje muri 2025, twaza twitwaje rizati zisanzwe cyangwa twebwe dutegereze ikindi gihe. Murakoze. Urabona ko rwose Rwanda National Police yahise basubiza mu itangazo ritomboye kandi ryumvikana neza. Muri aho abo diplome zitarasohoka ariko bafite result slip bemerewe kwiyandikisha. Murakoze. Hano hantu rwose n'amamwe ntabwiye ngo ndaza kugisubiza neza. Urabona ko tuba dufite source y'amakuru. Urabona ko rwose Rwanda National Police yabigaragaje neza ko n'abantu basoje 2025 bafite result. Wecyo usabwa no kugenda muri Google nabyo ni utazi uburyo wabona result yawe, utwandikire kwa za nimero twavuze haruguru, turagufasha rwose guhita ubona result yawe ku buryo bworoshye. So rero hano hantu niba rwose tuhagiranye, menya ko umuntu wacu, menya ko umuntu w'ingenzi kuri twe by'umwihariko, menya ko uri inshuti. Banzu rero munsi niba bamaze gukora subscribe, niba bamaze gukora subscribe, niba bamaze gukora like, niba bamaze kujya no kuri comment, ugira ikintu watubwira, niba hari ikibazo ufite, niba hari icyifuzo ufite, mbese niba hari ukundi kuntu wumva waba ubyumva, kugira ngo tujye dukomeza tubane. Ari by'umwihariko abantu mutarakora subscribe, niba ugeze ku YouTube channel bwa please like ishobora kwamaze gukora subscribe. YouTube channel ni yanyu kandi kuzajya inyuraho ibintu byiza, update nziza, zaba job application, yaba university application, yaba n'andi mahirwe, yaba bashaka kujya kwiga hanze ndetse n'izindi online services zose zizajya zihatangirwa. So rero wanze making sure niba wamaze gukora subscribe. So hano icyemezo kigaragaza ko ari ndakemwa no mu mico no mu myitwarire. Hano please ni ukujya mu mudugudu wawe no ku kagari bakaguha icyangombwa cy'uko uri ndakemwa mu mico no mu myitwarire. Ubwo nuvuga ngo hano ibyangombwa byose uzaba bifite. Ibyangombwa please, icyambere ni ukuzuza iriya form ikajyaho n'ino photo passport. Icyo ni icyambere. Nababwiye ko umuntu ari gaburi yafoma nyandikira kwa zani na vyaru nkayimuha. Photocopy irangamuntu ni icya kabiri, photocopy impamyabumenyi ni icya gatatu. Icyemezo kigaragaza ko uri ndakemwa mu mico no mu myitwarire. Ibyo bintu ni ibintu uzagenda witwaje ukagenda ukabisubmitinga hano. Aho bavuze kuri DPU batuyemo guhera tariki. Ubona kuvuga ngo ni ku cyiciro cya polisi cy'ahantu weho utuye, uzagenda ubaze DPU bazahita bakubwira ibintu bigende neza cyane. Hano basashwe bavuga ngo ku bindi bisobanuro, niba mvari ibintu ushaka gusobanuza, niba hari ikindi kintu wumva kitari kunyuramo, ngo wabandikira. Izi ni nimero za polisi cyangwa se z'abantu bashinzwe recruitment muri polisi, ushobora kwandikira none bakagufasha kuri 0788 uko muzibona 3415 bakabafasha, ndetse na 07 831 bakabafasha ibintu bikagenda neza. Urabona ko iri tangazo ryasohotse ku itariki 13 z'ukwa 2025. So rero mugerageza n'amahirwe, kandi amahirwe masa. Kandi please niba
niba rwose wumva ibi bintu ubikora ukumva hari ikintu utari gusobanukirwa utakitinya, twandikira kuri za nimero twagiye tuvuga haruguru, ziraza kuba ziri no hasi ubundi tugufashe. So rero ku bantu b'urubyiruko muri rusange bashaka kuzajya bamenya amakuru ajyanye na application, yaba ya job, yaba ya university, amakuru menshi meza agiye atandukanye kandi azabagirira akamaro, twabashishikariza kutwandikira kuri 0995 tukabashyira muri group, cyangwa se nanone ukaba muri description cyangwa se muri comment y'iyi video. Comment ya mbere iraba iriho link ya group, ufungure ujoininge, ndabizo zabikunda, bizaba bimeze neza, nta nsatumirizamo ama update menshi agiye atandukanye. So rero ku bantu tugeranye rwose ikiganiro tukaba tugisozanije, reka tubabwire ati amafaranga ndetse n'imigisha y'Imana bibafubike. Murakoze ikiganiro na update bizagenda bikurikiraho, muzajya mugenda mubimenya, ariko mwanze mukore subscribe please. Asante sana, hasta la vista, ndabakunda cyane.